ufite n'ibintu byose tuzakoresha. Okay. Ndabona ibintu bimeze neza. Noneho ko bigiye kugenda. Wowe Nadia na Murenzi murajya mu bakiriya. Mwebwe musigaye. Muramakinga sure ko nta na kimwe cyabuze kuri table ziri hariya. Turumvikana? Yego. Ntafite ikibazo. Ibintu byose hano biri ku murongo. Inama nirangira uze mu biro mbwira uko ibintu byifashe. Sawa? Okay. Hari icyo ugiye kuvuga? Icyo nashaka kongeraho nk'abakozi dukora hano batubwiye ko tugomba guhindura imikorere tugakora neza tugashimisha abakiriya. Hari ibyo dushobora gukora ntihagire n'umuzongera kugaruka hano. Dukore rero nk'abikorera dukore neza. Abakozi nicyo nashaka kongeraho. Muzi n'ikindi mwamuretse gato. Hanyuma inama murayirangije se? Niko. Inama isirangira. Se kutansubiza nagaro ndi kubaza neza. Ubona ko ndi gucatinga kandi ari ibintu biri seriye. Niba bitihutirwa ntacyo waba usubiye mu kazi ukaza kumbwira. Okay, ahicara umbwire. Byagenze bite se kandi noneho? Boss, nashaka kukubaza ku bijyanye n'uriya mukobwa werekeje. Se icyo kibazo wari wagize. Uriya mukobwa agomba gukora muri aka kabari mu gihe cya vuba cyane. Ntabwo boss, uriya mukobwa navuganye nawe ejo. Ndamuhakanira. Waribeshye rero. Waribeshye cyane kuko namaze kubibona yuko dukeneye umwana w'umukobwa umeze nk'uriya muri aka kabari kacu. Umukobwa ufite imiterere, umukobwa ufite inseko, umukobwa useka ku buryo abasore basesagura inoti mu buryo batateganyije. Icyo kintu ntabwo ubasha kukibona ko tugikeneye. None se wabashe kuvugana nawe mu buryo burambuye? Byikise bigiye. Uriya mukobwa njye navuganye nawe ntabwo arengeje n'imyaka 17. Ibaze none se boss uriya mukobwa ni umwana. Ariko neza arya umaze igihe kingana cy'ukora muri aka kabari. Ameze nagiye kubatana. Niko ngaho mbwira hari umuntu wari wakubaza indangamuntu yawe n'umunsi n'umwe. N'ikindi kandi kigeretse ku kindi uriya mwana w'umukobwa afite igihagararo cy'abantu bakuru. Nta muntu uzabikeka. Ibintu bitakwiye nko gukura umutima rwose ibyo nabyo birimo pe. None se so wangeze manaje? Uracyariho ariko n'ubundi. None se no kubera icyo ufata imyanzuro utabanje no kungisha inama ngo wumve icyo mbitekerezaho. Ariko neza nawe ntukarengere. Ubu koko ikintu cyose ngiye gukora ngenza nkubwire ngo ngiye gukora iki n'incaha ngo nciye aha nigira gutya ngo ngize gutya. Ahundi ubujya wibuka ko ari giye nyira aka kabari. Cyangwa urabyirengagiza. Ibintu byose bibera muri aka kabari, ibikorerwamo, ibisohoka, ibyinjira biri mu nshingano zanjye. Ibyo bintu urabizi cyane nagubiza. Ahubwo kuva ku munsi w'ejo Berize azatangira gukora hano. Ega ntacyo bitwaye ikiza. Ibyo bintu bijyanye n'imyaka, imikurire n'ibiki ikizaba cyose nzakirengera. Hanyuma neza. Subira mu kazi kawe kandi humeka rwose. Nta kibazo.
bite sha ko mumbonye se gukina mukabihagarika niko neza umwana se murigana turigana tuyaraye ku kagezi ku kagezi hariya hirya y'agasantere sha hirya y'agasantere uriho kwande sha kwa Filipo kwa Filipo niko sene nyoko arahari cyangwa yagiye yagiye ku isoko hanyuma gira kureba twabiswe hariya ku muhanda uzimanira mugenzi wawe cyangwa akira genda ugure nyinshi zibahaza hanyuma zirindwi natujyana oya genda wenyine mutagomera mu nzira ihute ese ihute genda ubanguke undi mwana ataye sha turiho kwa Filipo harya ese ko ufite ubwoba oya ntabwo mfite nta kibazo ntugire ikibazo ese niko neza nakubwiye ngo iki ariko urandebera ra ntabwo nkubwiye ngo neza nose uramugashaga amafaranga yo kugura ibintu bamaze gukoresha bategura bife ndaje nyamuhe nako Nadi umva nkubwire genda urebe urufunguzo uyafata uyamumere ubwo se bose asanzwe Nadi kora ibyo mvuze winesha umutwe Misho ntukagire ngo ni ukwinjira bya fo ariko nyine nari mfite akabazo tu kabazo ki sha nyine bamba nibaza ahantu mishakura amafaranga akanyobera asiko twirirwana mu rugo ukagira gutyo ugacomoka ukagaruka amafaranga uyakurahe Jado ushobora gutuma mfata ino bag yuzuye imyenda nkagisubiza hari ahantu sibyo oya mishoboye niba nyine bikubabaje we nta kibazo kabisa ntabwo nongera nyato ariko nta kibazo ushaka kumenya ahantu nkura amafaranga nyine ahantu se amafaranga atari ni he ahantu hanze hose ni huzuye abagabo bafite amafaranga yo gupfa ubusa yo kuribwa to hari ikindi kintu ushaka kumenya nese kukanura urakanaguzwa ibiki si we mu kanya rurimo uraterura imyenda ufata ibintu byose ushaka wisetsa wishimye usimbuka wumvaga iri bwishyurwe iki si amafaranga so shamisha amafaranga ibiki beneruza amafaranga ikora ko yose asa ntitaye ku hantu ava cyangwa uko byagenda uko ariko kose mfite iduka ritajya rihomba Jado wumvise ntutungurwe mu kanya rwose aje n'isuka ahangaha who cares okay
muraho neza muraho neza murakomeye Karamaga komera nawe ni amahoro iminsi myinshi kubona cyane Patrick ni kurangariye usanga hano cyagira isoni nka kera yarakuze cyane niko ariko urabyibuka uri ukuntu ajya kuvuga ngo ntabwo azakura tumwita budunyuzi ngo siyarya neza none se tuzajya kujyana ahantu twakoreye urebe ariko se ibi biti wabikoreye ko ndeba ari byiza cyane ubaye nk'umuntu wacu mubimbajije ibi biti nekuye South Africa haramubaza neza ndabisanga bitera ariko ndabizi ukunda ibintu byiza kwinshi nakase nibwo nakahera sho ni umugano kamembe ni umugano nta no mu Rwanda urahaboneka uranyemeza mwana so reka twicarira aha ngaha rero ndabona niho hari akayaga Patrick injira shaka karibu karibu mwana Ninjire va muri ayo nyabo tugiye kwakira abashyitsi nta cyo kunywa bafite anti none se ndagenda mu bashyitsi nambaye gutya wabyutse ubyambara utabizi ko twakira abashyitsi anti cyakora mfite agakanzu muri bag mukandi nkambara mwese murahita munagirayo tugiye kwakira abashyitsi n'abantu b'i Burayi ntabwo ibyo ngibyo babyitaho ngo wambare tugende karaba intoki anti tugende karaba intoki kugira ngo siri mu by'ubwo tumanye nditegura kugira ngo njye kwakira Patrick sari abashyitsi Patrick abashyitsi ariko wowe ubona ishi itambuka ugatana urwo wari wambaye va muri ayo tujye kwakira abashyitsi ngo basi mbwira ko nambaye neza byonyine nambaye neza ntabwo biba biri mbaza impamvu nashaka umugabo si wowe dore impamvu rero mbwira yandi uriya mbega umuntu mwiza I'm sweating I'm really sweating auntie ko wagira ngo usa ntabwo wamubonye aho urirengagiza auntie mbwira ko nambaye neza va muri ayo manjwe tujye kwakira abashyitsi nicyo tugendere ijambo auntie rimwe ryonyine ko nambaye neza tujye kwakira abashyitsi turi umwana mubi Ubundi Karamaga nubwo Patrick akomeje kubivuga ntitumwumve neza ariko uriya mushinga yavuze niwe cyane cyane ko nta n'abantu benshi bigeze bakora intangaha ntabo ariko wenda ntakubahutse ndetse ntanaguce mu ijambo oya nta kibazo nanjye nifuza ko icyo ari cyo cyose cyashoboka kugira ngo mbe nateza igihugu cyanjye imbere byiza cyane rwose cyo ni byo kabisa ubushobozi bwanjye
munyihangane. Oya, ngo igisitere kare agenda. Tunganya. Kiravuga. Tunganya. Uyu muriro nawo. What is this? Kumva DJ ni muziki yonyine ufitemo? Muri mu Iki ndayifitemo. Iyihe miziki? Yose si amafoda. None se izi folder zose nazizengurutsemo. Nta miziki ufite. You so outdated. ufite se nade baje ibintu byabaye akavuyo Biriza yagiye atanga ibintu ku biciro bitabye n'abatuye mu gihugu kuki muri muryango cy'amafaranga ngari ntabwo ndarangiza kubara neza ariko tumaze kugera mu mafaranga 80,000 mana yanjye 80,000 cyane rwose Yesu nese umukobwa ari he Iyihe miziki zingaho ndebera reba nk'iyi ndirimbo imaze like 3 years nabwo 3 years man indirimbo ni iya kera man yewe sundi ninde ucyumva imiziki muri vision tugezemo wowe uramukobwa ntabwo muzi umva ejo yatutse umukiriya turumirwa please baramubwiye what is this hano habaye iki ko mwateje akavuyo Elise mano kagira vuba Akunda uza kunesha umutwe hari akazi wampaye. mba nakubwiye ngo uri DJ afuye ku mutubuzi gusa umva wabeshyaga abantu ntarazi ko muko utakazi kawe ukaza gutesha umutwe undi muntu uri mu kazi ke byagenze bite Mumbarize. Nuko nubaha abakobwa. Ubundi mba nguhaye isomo rikakubera izindi. wari mayizi wabuze iki aceceka ko muko iminsi 2 gusa iminsi 2 umaze hano utangiye guteza akavuyo kangana ndakwisabye Beli ndagira ngo nkwibutse ko uri kuvugana na manager wawe nginde manager wanjye njyewe Sorry komedi mama manager wanjye manager wawe nyine mbabwira sister nta muntu wambwiye kuri manager hano urumva umuntu nkuraho amategeko ni umwe gusa ni boss wenyine urumva Mishu ndabona urwicundo rwakuryoheye cyane ahubwo nkuzaniye ka kantu ukunda urakanywera hasi kanze manuka hari ku isegonda rimwe ati ntako anti ubu none ubwo urumumbuye wowe cyane ari ngukumbuye anti
ariko wambaye neza mishoma hari igihe rero njya nyuzaho mwambara nk'inkumi oya ni ukuri biranakubereye rwose wakoze hanze kandi rero n'ubundi uri inkumi ati nicaye mu rugo ndi njyenyine onera yagiye irungu riranyica ndavuga reka njye kwishyura anti wanjye ndamukumbuye namukumbuye ni ukuri mishoma cyakora anti urabizi ko najya mbeshya urazi ntabwo njya kubeshya sibyo byanjye byose bihora bimeze gutya ku murongo anti rwose njyewe hari ikintu nifuza nkeneye cyane ngwino nkubwire ndashaka ikintu cyose gishoboka gishobora kumpuza na Patrick yaba nimero nta kibazo aho atuye nta kibazo Patrick se noye anti ukijijisha Patrick wandi babandi bo kwa papa twari turi kwakira hariya wandi naranakoze ndagabura ndateka ubanza ataranabibonye ariko nk'uko abyaramo nimwe musigaye mwiteretera abahungu anti waretse kunserereza usibye ko nta nimero ze ngira ntazo nzi anti wajya umenya gukora umuti wowe ngaho basi zibaze papa mabi papa Ornella mujye imbere ngo mpi nomero z'uriya musore mbese kwama baga wifashe ntabyo natinyuka nibyo kabisa Patrick umusaza n'umukecuru baraye bagiye bari bagiye nka saa saba z'ijoro ese kutazanye byandi byawe byo kuryamira oya nabaherekeje byari sawa cyane naho ubundi kiriya gitekerezo wari ufite vraiment nakubwira ngo ntucike intege ni ibintu bikenewe cyane muri ino sosiyete yacu nzi ko ari ikintu bizabyara kandi cyiza cyane imbere oya ni nabyo namwe mugomba kumfasha nkareba ko ibyanyu byanjye bigomba kugera kure kandi ikindi buriya byari n'inzozi zanjye nahoze nifuza kuza gukorera mu Rwanda nkakora imishinga yanjye kuko guhera kera nahoraga nifuza kuzaza mu Rwanda nkagira ikintu makorera kizima ubwo rero Imana ishimwe ko bigiye kuba oya turahari nta kugira ikibazo rwose kandi ibintu byo gushyigikira ko dukeneye amaraso mashya muri domaine zose dukeneye amaraso mashya kandi noneho buriya bumenyi mujya guhaha hanze n'ibiki byose hato gatoya buriya bwenge mwahashyiriye i Burayi n'ahandi hose muba mugomba kubuzana mukabuzana hano tukabubyaza umusaruro oya nibyo ndetse gato Allo oui oya nta kibazo mbwira nta kibazo so ihangane gato ndacyahuze nko mu minota nk'icumi yamubwira bihanganye gatoya njye n'imisozi ndakuyamagarira sawa merci iyi ni famille yanjye ufite famille nziza merci uriya madamu uramuzi uriya mukobwa ukurikiyeho hepfo yitwa Ornella umukobwa wanjye mukuru nawe uriya ukurikiyeho wambaye ingofero yiga South Africa azi intanga gake cyane uriya muhungu we ni igihugu cyanjye cyitwa Jado oya uyu ni umugisha kabisa cyane Ornella se we uraba mu kihe gihugu Ornella abinanga afite akazi mu ndege aba yagiye agarutse twese twabonye kuza urabuze ukuntu baba bagenda saa 8 z'ijoro saa 9 mugiye gucya iki fata umwanzuro ko agomba kujya kwibana baribana binanga nta kibazo Patrick kucyari wibanzeho cyane Patrick kucyari wibanzeho cyane oya it's okay I'm a fighter, a dreamer, rwanirejo hanjye nkomeza intambwe ndahabona ejo si kera ejo si kera ejo si kera ejo si kera
akazuba kazarasa icyizere kirahari ejo umucyo uzaza nigurukire ibuka za nzozi wari ufite ukiri muto biracyashoboka wazigeraho akira ukuboko tugeraneyo buryo zose kera twigendere tugere ibicu